Musareo yakoze igihe abantu batangira kubara iyo twageze mu kitwa countdown akenshi nka match 5 za nyuma zigusaba form, zigusaba kugira umutima ukomeye, zigusaba ko niba opponent mwarangizanyije mutagihuye izindi zisigaye zose nta kosa ugomba gukora. Natunguwe rero n'uburyo Rayon Sport yataye umutsima nzira. Icyo ni icyambere gituma ntayiha amahirwe. Uti gute? Ikipe ya APR yanganyije na Etincelle. Mu kunganya na Etincelle byari bihaye Rayon Sport amahirwe yo gufata umwanya wa mbere habura imikino 5 gusa. Rayon Sport icyo gihe twese twaravugaga ngo ifite police imbere. Iyi kipe nimwe mu makipe afite ubushobozi bwo kwisitaza bakanganya Rayon Sport igatakaza umwanya mbere APR ikawusubirana. Iyo match rero irayitsinda 1-0. Hazana kuboneka igitego cya polisi bamwe bati cyagezemo abandi nticyagezemo ibadeba. Ibyo simbisubiraho, ariko icyabaye rero yaratsinze birakunda. Icyatunguranye rero ari nacyo cyambere abantu bagomba kuzirikana cyane, ibyabaye byose kuri match ya Bugesera ntari busubiremo. Imisifurire itaravuzweho rumwe guhera muri designation kugera mu kibuga uko arbitrage yagenze, kugera match ihagaze, kugera match yejo nayo ikinwe, hajemo n'izindi incident bati Rayon Sport ntiyari guhabwa penalty hano nejo se ngo basifure nabi ni iminota yari isigaye niko babivuga. Ntabwo ngewe ndi mu mwanya wo kubihamya kuko je sinagezeyo, nge nari ndiyo. Yewe re ikanavuga iti cyokora cyo nacyemeye. Bati iminota twongewe ni mike, nanjye byantunguye kongera iminota 4 kandi harabaye imvururu zitagiye munsi iminota 5. Hari aho ntago byabaye feye. Amusori kukivuga icyo cyo rwose aho abongeje iminota hariya Rayon Sport ntago mwayihaye iminota ihagije. Sinzi ko ari gutsinda cyangwa gutsindwa, ariko niba bakinye 4 minutes kuri traditionnel tuzi imvururu bwazo kuko ni match yakomerezaga ku yindi. Niba imvururu zaramaze iminota irenga 5 kandi yarabaye mu minota y'igice cya kabiri ukongera hine kandi ningi habayemo time wasting, akenshi iminota muri zira match ibigomba kuryo hejuru y'7. Cyo cyose nariginde mi rwose. Yego Hari ibintu bimwe nshobora kuvugaho kugira ngo rabizi muri media ubu ngo dusigaye kugira ngo tudakoma rutendera ibintu dusigaye tugenda neza kugenda gake gake. Ariko nimwe mwabidusabye abanyarwanda, mwarabidusabye reka tubibaye. Mwarabidusabye muravuga muti mujye mu abanyamakuru ati mwataye umwuga ati ntimugafata uruhande. Ntarwo mfasha kuri penalty namwe muyirebe, ntarwo mfashe se. Ariko hari ahantu ubona nyine wemerewe no kugira opinion yawe, nkari ya community rwose rero yarenganye. Ibyo ariko nabitinzeho. Areyo nanabisobanuye ni mugoroba ku bantu twari turi kumwe, numva abantu bacyumvise icyo kintu neza. Iyo ushaka igikombe kabone niyo wabamuha umusifuzi, nge numva ko ntemera neza cyangwa atari kunsifurira neza. You hit by knockout ugomba gutsinda muri circumstances zigoye kuko nta kintu kiboneka byoroshye. Igikombe kidetermine ibintu byinshi, turajya kuri Tottenham mu kanya. Igikombe iyo kivuze ngo APR ugiye kwigitwara ubuyibwiye ngo ntuzasohoka muri Champions League, ubuvuze ngo mu bikombe bibiri bikinirwa imbere mu gihugu APR FC kuri budget yakoresheje nyinshi izajya gusobanura iki kunegera abayobozi bo hejuru. Ijya reporting ntabwo APR ifata yo miliyari ijye kugura abakinnyi nk'idafite ahantu izajya gusobanura ngo aya mafaranga mwayakoresheje iki. Genda urebe ingiri gukubita amakipe yamaze hano i Kigali muri bar. Ubwashize kubitirwa muri Senegal imbere y'umukuru w'igihugu, abantu baragarutse barababaza hano. Kipe nasabye n'imbabazi Muri gukina mwakoze ibiki mwarokirise mute? Rero hari ukuntu abantu va APR bakagira ngo ni ikipe bahana idafite umuntu yibaza ngo aya mafaranga mwasohoye byarangiye gute. Oya, irabibazwa. So rero ugomba kubanza kujya muri position iburi Rayon Sport. First of all minimize excuse kuko kuri high level, kuri high end, kuri kurse ya nyuma y'igikombe there is no excuse. Be it isifre, be it you hit by knockout. Ndashaka kuvuga iki hit by knockout. Niba uvuga ko isifre itakumereye neza kubitana ikipe n'umusifuzi
ibyo bintu bibaye i Burayi hari igihe umusifuzi ashobora no kukwiba simvuga ko yabibye nta ruhande ndi gufata ariko ugomba kuba uri mwiza cyane ku buryo Bugesera yaba kurero kare yabahawe prime yaba ifite umusifuzi ugomba kuba uri ready kubirenga niba utabirenga ni kimwe mu byo uzafesinga nyine muri uwo mupira w'iyo firi dukiniraho udashoboye kubirenga rero haracyarimo challenge nkabisobanura muri ubu buryo ikikugarura hari naho Rayon Sport ntemera uruhande rwo kuba ubuyobozi nubwo hari bitaragenze neza nabumva nk'umuntu nge nemeye fairness mu mupira 100% sinakwishimira ko hari ikipe ivuga ko yasifuriwe nabi injustice always ntago yaba fair nanjye sinabishyigikira ariko bisubiza mu kwezi kwa mbere ku kintu twigeze kuvuga ushaka kuvuga ngo Bugesera niyo match yonyine yatakaje igikombe no c'est pas ça Rayon Sport muri phase retour yakoze amadro menshi Eberi Wandebera reyishwa kwidakoze match zirindwi win muri phase retour ndabyibuka nk'ibyabaye ejo na fore nganya ajya kuvunika rero yari yarakoze amadro menshi kandi ku makipe mato aho niho nashaka itakaza amanota menshi Eberi racyahareba aho niho nashaka ugeze niho nashaka kuza kugira ngo tuze kugera abareyo ntibazitwikira umutaka wa Patrick cyane ngo bitwikira umutaka w'imisifurire batagize ngo batahuye nayo tutakerensa ariko tutavuga ko ari cyo cyonyine nibyo Rayon Sport turemeranya aho Rayon Sport kubura igikombe yaguye ku misifurire yonyine Iberi tubwirize match izo rigana avuga Rayon Sport atakaje muri phase ufite ntuza yayo tebo nyuramo muri match zayo ariko nakomeza mu gihe agiye kuzitureba nanagusobanura kino kintu kindi Ruvuyanga agiye kuturebera retour yayo reka turebe ni gute ari kugira abakinnyi bazayifasha to hit by knockout kuko niba wiyatana kwizo situation zishoboka i Kigali niba uvuga ko arbitrage shaka kutaba fair niba uvuga yuko ari ahantu utizeye neza ko bizagenda neza ndavuga bo sinjye ubivuga nibo yego nicyo ukora kugira ngo ugire prevention nubwo wirinde ko utazagira ibyo bibazo icyambere turebe muri recruitment mazo mu kwambere rero niyaguze Asanana rero niyaguze Jalo rero niyaguze Abedi umukinnyi wabashije kugerageza agakora byibura ibirenze by'abantu banatekerezaga ni Abedi ariko nawe at the first place mu igurwa rye ntabwo abantu biyatandaga kazamira uko yaje kumera ntibamwemeraga mu make biravuga ngo the investment mu kwezi kwa mbere like it or not wamvuga nabi cyangwa se ukanarakara ukumva yuko ngo Rugaju ngo ntari gushaka kuvuga kuri match ngo twibwemo ngo wenda twasifuruwe nabi sinabihakanye nabivuze nabishimangiye arbitrage yaba fair umuntu akabona ibyo yakoreye ibyo 100% ndabyemera ariko kandi ntigikureho ko iyo reiza kuranforsa neza mu kwezi kwa mbere yagombaga gukora match nyinshi ninategereza iyo ya Bugesera kuko naho rigegeze kurusha apera amanota 7 kuki yagiye amanuka yamanutse kuri match mwa Bugesera yose ashiramo kuki Rayon Sport yatsinzwe na apera kuri finale ya Peace Cup naho tuvuge ko Rayon Sport bayibye kuri finale aperi yarayibye yatsinze bibiri abare bose bagataha bemeye that's the quality I'm talking about that's the quality icyo rero ni wagihunga mu makoti ugomba kwambara ngo uvuge ngo irijyanye no kuba mbuze igikombe ngo mbishyize kuri Ngabo y'Isonga gusa ngo ndambuye ngo ayandi yose sinyemera hagomba no kuza kwibuka kuko ni imamu nshaka kabare bagiriye mentality niba tareba ikibazo muzi cya quality wise mu mikinire muri squad mu bibazo bagize muri phase retour gutakaza umutoza mukuru bakazana umutoza Rwaka nubaha nemera ibyo yakoze muri equipe y'abagore ariko kuri niveau bari gukinaho bagombaga kugira abatoza bagomba ko bari beza kurushaho kuri no niveau ya nyuma umutoza w'abazamu kugenda ibibazo by'abakinnyi nka bakadime guhagarikwa umusimbura akajya mu izamu Robertinho yaragiye yego nibyo navugaga umutoza nibindi bibazo wenda byanayibaye wenda itateguye nk'imvune ya Keve uziko Keve yari igihe amaze atameze neza yaravunitse imvune ya Fornganye ibyo byose ni iki kibirinda Reyo ni yataka isoko nibishaka igikombe in a serious way Reyo nishireho uburyo bwo kugura abakinnyi Reyo nishaka abakinnyi iyi nibe wake up call next year bizagorana kurushuku noneho mbibabwire kuko APR yiteguye kuranforsa yo kuko nitwara ibikombe bibiri biramutse bibaye iraza kubona budget iri hejuru nanone yo kongera noneho gushyiramo izindi imbaraga mu kwezi kwa mbere yabonye Watara
APR ifite abakinnyi b'abanyarwanda bamaze gufatisha baruboneka ba Clement ba Claude n'abandi. APR imaze kugira ba Suwane n'aba defenseurs beza, umwaka utahirongeramo abandi bakinnyi beza. Nuza guhinduka ikipe ishaka kuguma gusa mu mutaka wo kurira, kuko abareyo mugomba kugira mentalite yo kugira mentalite y'intare. Intare ni irwana n'inyamaswa irusha imbaraga mu buryo nyine bw'ingufu ziri physical, yayitsikamira iyo ibyutse intare ihita ishaka ya weakness y'iyo kipe. Wenda tuvuge intare iri kurwana n'inzovu, urabona ko inzovu yiruta gishobora kuyigwaho, ariko irwana no gushaka ahantu ikavuga ati ariko nk'ukuguru kw'inzovu umuntu agushinzemo imikaya ntiyayibabaza, igakanda aho nyine ikahamenya. Rero courage igomba kugira ya mbere niyo kubanza kwakira ko ibikombe ibuze n'ibibura byombi bidahagaritse ubuzima. Investment igomba kuba iri high kurusha iyo mwaka, mentalite yo gufightinga igomba kuba iri high kurusha iyo mwaka. Uburyo bwayo bwo kwidefanda, guproteja situation zishobora kuzaza mu minsi ya nyuma izivuga ko yibwa n'ibindi, igomba kwitegura mbere kare igashyiramo difference ni. Otherwise igumye muri uwo mutaka gusa ari byo abantu bamwe nabonye bashaka kuyibeshya ngo nikomeze ivuge ngo nayo ngo nigitwara ngo ntago izaba yishimye ngo intege ntizima. Iyo si mentalite ya club nini. Club ni ibikombe, fight for that. Mugire umutima wo kubirwanira kandi munisanisha na miliye mukoreramo nyine. Mukeneye investment iri high, mukeneye karite. Rigana muri bisesengura neza cyane. Ese Rayon Sport ubundi yatsikiriye hehe? Riga Ibere aratubwire ka twamaze gato cyane, none tugaruka ku indi mikino Rayon Sport yagiye itsikira mu buryo bwagiye butungurana butumye inagira naha ngaha ibura igikombe cyangwa se amahirwe kutwara igikombe agenda agabanuka. Igitego kimwe kuri kimwe mu by'ukuri. Hanyuma rero Rayon Sport yongeye gukora amakosa akomeye cyane ku mukino ukurikiye cyo gihe ko ari imikino ibiri kurikiranye, yahise inganya n'ikipe ya Gasogi United ubusa ku busa, murabyibuka kuri Kigali Pele Stadium. Ubwo ni imikino ibiri yari maze gutakaza. Rayon Sport irongera ikora amakosa icyo gihe inganya n'ikipe ya APR Football Club ubusa ku busa. Birumvikana yari inganyije n'ikipe bahanganiye n'igikombe, burya umukontesta wawe ugomba no kumukura amanota, ariko baranganyije. Ubwo uwari umukino wa gatatu Rayon Sport itakaza amanota, ni imikino itatu imaze kunganya. Hanyuma Rayon Sport mu karere hano i Kigali iza gutsindwa n'ikipe ya Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa muri stade Amahoro, murabyibuka. Ubwo uwo ni umukino wa kane itakaje amanota. Rayon Sport rwose ku mukino wakurikiyeho ihita inganya n'ikipe ya Marine ibitego 2-2. Umukino wa gatanu itakaza amanota. Ubwo turebye mu mikino ya phase retour Rugaju, mu mikino yose yakinnye yatakaje amanota mu mikino 5. Ubwo ubu tuvugana ubwo tukongera n'umukino wa Bugesera, ubwo ni 6 ikaba imikino 6 mu mikino 13 imaze gukinwa. Rayon Sport yatsinzwe mu mukino wa Bugesera, itsindwa mu mukino wa Mukura, inganyamo match 5. Ubwo ni match inganyamo match enye, yanganyije enye itsindwe 2. Ubwo ni match 6 yatakaje. Hanyuma yo yatsinze 7. Sibyo? Nibyo. Yego. Yatsinze 7. Ugiye gufata Rayon Sport iyo muri phase ari muri phase retour, uhita wumva itandukaniro mu buryo bwo gukorektinga cyangwa kubona amanota. Ni ibintu byoroshye kumva. Ni ukuvuga ngo ni nkaho bijya kungana imikino 7 batsinze ni 6 batakaje. Urumva ko aho tugeze ubu ni nkaho umunzani ujya kungana. Nango ni nkaho yatsinaga umukino umwe eje igatsikira ikanganya cyangwa igatsinda. Uwo kwijana wayijanisha rya 55% kuri 45 iyo batakaje. Uwo n'umunzani utabavugira. Akoriga hari ikintu kimwe buriya ntekereza ko igikombe cya shampiyona muri 2025 aho tugeze ubu ngubu, igikombe muri no myaka ya vuba hangaha kuva nibura mu 2022 cyangwa se na 20, igikombe mu Rwanda cya shampiyona biragoye ko ari ikipe izapfa kugitwara kije nka Man ivuye mu ijuru.
kubera yuko ntago igikombe cya shampiyona uzatekereza ko ukeneye kugitwara kuko wabonye Mukeba yatangiye nabi umwaka w'imikino bati Mukeba atangiye nabi, atangiye ari demoralize, atakaje imikino ya mbere imwe n'imwe, habayemo no gufatirwa ibihano ko nibuka PRFC yigeze guterwa amaga, ukaba ari bwite utekereza ko ugiye mu ngamba z'igikombe cya shampiyona. Muri 2025 aho umupira ugeze muri iki gihe, igikombe cya shampiyona nibura ku rwego rwa shampiyona y'u Rwanda, reka ndeke kuvuga ku rwego wenda rwo mu mahanga, nidutanga urugero rwa kure twaba dukabije cyane, kuko hari igikombe cya shampiyona ikipe ishobora kugitegura kugitwara nibura seze 3 bijyanye naho ama ekipe akuri imbere ugiye guhatana nayo ageze. Hano mu Rwanda ukuntu bimeze nibura ni sezo 2 uko mbibona, sezo 2 neza witeguye, ukagira groupe nziza, umwaka utaha ukayiramforsa, ukawongeramo izindi imbaraga. Niba ari warasoreje ku mwanya wa 2, waragize ikibazo cya defense ugakosora, waragize ikibazo cy'ubusatirizi ugakosora, iyo ubuze igikombe nanone hari igihe tuvuga ati wenda nabuze umumediateri, umukaseri mwiza cyangwa se playmaker, nawe undi mwaka wenda ukaba wabikosora. Ariko ntago hano mbona ariko bimeze, ahubwo twebwe ikipe iraza ni urugero igura abakinnyi wenda nka 6 cyangwa 7-8 no muri phase retour ishyiremo abandi 6. Twibuka neza Rayon Sport muri retour ndumva yarashyiramo abakinnyi batarenze 4, ndumva ari muri 4 kuzamura. Uramutse ubabaze APRFC yo imaze kino gikombe gitwaye imyaka 3 ikurikirana niba atari 4. APRFC nujya kureba muri group ifite Rayon Sport iheruka igikombe 2018, yego 2018. APRFC muri group ifite abakinnyi batwaranye nayo igikombe cya shampiyona, nubwo hari abo yatakaje ariko iracyafitemo bamwe mu nkingi za mwamba. Ushobora kuvuga Pierre, ushobora kuvuga Clement, Claude, ushobora kuvuga Claude, ushobora kuvuga umwaka ushize yarahari, ushobora kuvuga Ruboneka, oya Kajyaje nawe yarahari se yari muri Marine, umwaka ushize yarakiri muri yarari muri Marine, yari ifite na Nzotanga no bakinaga kuri 2. Wavugamo na Victor Mbawoma, ushobora gushyiramo na Babaka nubwo atari abakinnyi wenda bagenderwaho, ariko bari muri abigenzi twavuga ni Pierre na Paveri bari bahari, yego wenda banasimuranye mu izamu, yego ni Clement, ni Claude, yego ubwo na Yunusu, ko na Yunusu yajemo muri retour gukina, we yamazemo imyaka hafi 3 ari umukinnyi uhari. Ni Ruboneka nkuko ari umuvuze, Tadeo Ruhanga nubwo wenda atakiri ariko arahari ingenzi cyane, yego ariko urumva ko ifite nk'abakinnyi, reka tuvuge 5 na Gilbert, uvuge na Ramazane. Nibura APRFC ifitemo abakinnyi nibura nk'8, iyo marato bayikozeho igihe kinini muri ekipe, kandi ari groupe isa nkaho ari hamwe, nubwo umutoza aza agakora impinduka ariko iyo groupe iracyahari, baracyari abashampion, ntago babatakaza bisa nkaho ari icyarimwe. Ariko kuri Rayon Sport muri iki gihe ujya kureba buri mercato, yaba yo mu kwa mbere, yaba yo mu kwezi kwa 7 no mu kwa